Yesu nashimwe. Nongeye kandi gushima Imana yo yabanye natwe uyu munsi, kuri uyu munsi mwiza wa mbere w'icyumweru, umunsi mwiza Imana yaduhaye. Ndashima Imana ko yatugiriye neza mu buryo bw'amasengesho. Turi ku munsi wa 8. Turashima Imana ko ikomeje kutugirira neza. Umuririmbyi rero yuzuye umwuka mu ndirimbo ya 50 yaravuze ngo muze mwenyine twihererane mu nsanga ahantu hatari abantu, ngo dore imiruhira baruhije n'urusaku rurabarembeje. Burya hari igihe biba ngombwa ko witarura ibintu n'ibindi, hanyuma ukegera Imana kugira ngo uyibwire ibiruhije umutima wawe. Yesu yakoraga imirimo ye, yakoraga akazi ke ko kwigisha no kubwiriza no gukora ibitangaza, ariko agafata umwanya akitarura abigishwa be, akagenda ku musozi agasenga. Aha rero yaravuze ngo muze mwenyine ahiherereye mu nsanga ahantu hatari abantu, kubera yuko urusaku rurabaruhije n'ibintu byinshi bibaye byinshi. Rero tujya dushima Imana ko tuba twageze ahera h'Imana, tuba twaje gusenga, tuba twaje kwinginga Imana kugira ngo itugirire neza. Hari abantu bibwira yuko kuza imbere y'Imana wenda ari uko babuze icyo bakora, cyangwa se bakaza imbere y'Imana bagasenga kubera yuko nyine uwo munsi nta kazi babonye, cyangwa se nta byo gukora bafite, cyangwa se mu rugo nyine barangije imirimo, baba batapunda bona nabuze icyo nkora, reka njye gusenga, reka njye mu materaniro. Uruhande rumwe uba wishuka cyane, kubera yuko gusenga ntabwo ari ukuba wabiboneye umwanya. Ubundi gusenga ni ihame, gusenga ni itegeko, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo musengeshe umwuka iteka mu bihe byanyu byose byo gusenga, kandi musenge ubudasiba. Bivuze rero ngo ubuzima bwacu twakagombye kuba twarabugize intego mu gusenga. Ntidusenge kuko tubonye umwanya, ntidusenge kuko ari cyo gihe nyine tuvuye mu kazi, ntidusenge kuko ari cyo gihe twabonye konji, ntidusenge kuko ari cyo gihe nyine wenda se ugasenga kuko waburaye, ugasenga kuko wagize ikibazo runaka, warwaye, donc ukaba ari gusenga. Ariko wagera mu byiza, gusenga ntubibonera umwanya, gusenga ntushobora kubifatira igihe ngo ubigire lifestyle y'ubuzima bwawe. Reka ahubwo ukumva ko uzasenga kuko hari ikibazo cyabayeho, uzasenga kuko ubona hari bitagenda muri wowe, uzasenga kuko ubona hari bitagenda mu muryango wawe, uzasenga kuko ubona mbese hari ikintu runaka ubura. Oya, burya mu bibaho byose tujye duhora dushima. Gushima rero ntabwo ari kuba wumva nyine wanezerewe. Oya, no mu mibabaro ujye ushima kandi usenge, no mu byishimo usenge kandi ushima Imana. Rero turashima Imana ko yaduhaye umwanya mwiza, kandi umuntu wese ntekereza yuko aba yaje imbere y'Imana ayumva ashaka kugira ngo abone kugira neza kw'Imana. Imana yacu rero ibaho umugisha. Mwebwe munteze amatwi, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none birashoboka yuko umaze iminsi usenga, birashoboka yuko umaze igihe kirekire, birashoboka yuko wakijijwe kera, birashoboka yuko wenda agakiza wakabonye muri twebwe, wenda nanjye ubwanjye uvuga ntaranavuka, birashoboka yuko wenda ukabonye mu gihe gitoya cyane. Ariko mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwo gukizwa kwawe, ndagira ngo tugire ibyo tuza kuganiraho, hanyuma bidufashe kugira ngo turusheho gukura neza mu buryo bw'umwuka. Muri iki cyumweru cyose tuzaganira ku ijambo rivuga ngo ibintu Imana yanga, cyangwa se ikanabyanga urunuka. Nibyo bintu nifuza ko tuzaganiraho, ibintu 7, nubwo hari n'ibindi byinshi, ariko tuzavuga kuri ibyo by'ingenzi 7 Imana yanga urunuka. Niyo minsi tuzafata imbere y'Imana tuganira kuri ayo magambo, kugira ngo noneho tuvuge ngo Mana, nimba hari ibintu wanga kandi ukabyanga urunuka, ndagira ngo umutima wanjye uzinuke ibyo bintu, hanyuma wongere noneho unkunde kandi unkunde neza. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo uzafate uwo mwanya utekereze nimba ibyo bintu uzasanga ubifite. Nusanga ubifite, tuzasoza icyumweru tubwira Imana ngo Mana, tubabarire kuko turi abanyabyaha, tubabarire kuko twamaze kuguhemukira cyangwa se gukora ibitajyanye n'ibyo ukunda. Imana itugire neza cyane. Mu bintu rero ntekereza 7 tuzavugaho, reka uyu munsi tuvuge ku cyambere. Uyu munsi turavuga ku kintu kijyanye cyangwa se ikintu Imana yanga urunuka. Cyambere ni ubwibone, ni umutima w'ubwibone. Icyo nicyo ntekereza ko tugiye kuganiraho uyu munsi wa none.
umutima w'ubwibone. Ushobora kumbaza ngo mbese umutima w'ubwibone umeze ute? Ko tuzi neza ko umutima ubundi ari moteri y'umubiri izengurukamo amaraso, cyangwa se bigenda gute? Ubundi kwibona ni iki, cyangwa se ubwibone ni iki? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe mu mwanya muto cyane, kugira ngo noneho nidusanga dufite uwo mutima w'ubwibone tubwire Imana ngo Mana tubabarire, kuko turi abanyabyaha, kuko nimba ari ikintu Imana yanga umutima w'ubwibone. Cyo ni icya mbere, Imana yanga urunuka, kandi ntekereza yuko umuntu ufite bene icyo cyaha burya aba abasha guhusha ubushake bw'Imana. Imana itugirire neza cyane. Umutima w'ubwibone, ngira ngo nimba mubizi neza ko Satani nicyo kintu cyamukuye mu ijuru, kubera ko yagize umutima w'ubwibone, yishyira hejuru. Yumvaga ko ari umuntu ukomeye cyane mu gihugu cyo mu ijuru, yumvaga ko ari we muramyi mwiza, yumvaga ko ari we uzi kuririmba neza, yumvaga ko ari we mbese Imana yakagombye kugisha inama mu gihe yagiye kurema umuntu. Yumvaga ko mbese afite akandi gaciro kadasanzwe, bituma noneho yigomeka ku Mana kubera icyaha cy'ubwibone. Ubundi ubwibone buragatsindwa n'Imana yo mu ijuru. Nkabona Imana icyanga irunuka. Uzabicunga. Turaje tuvuge ku bintu 7 kuri iyi ngingo, ibintu 7, nubwo hari n'ibindi, ariko turavuga ku bintu 7 uyu munsi nanone bijyanye n'icyaha cy'ubwibone. Se umutima w'ubwibone nyirawo aba ameze ate, cyangwa se agaragara gute muri sosiyete? Ndatekereza ko umuntu wese unteze amatwi ari bubashe gukuramo isomo ryiwe uyu munsi. Umutima w'ubwibone rero ku bantu usanga bawufite, reka nihutishe. Tuvuge ku cyambere, ku muntu ufite umutima cyangwa se urangwa n'umutima w'ubwibone. Icyambere, umuntu urangwa n'umutima w'ubwibone yirata ibyo yagezeho. Umuntu ufite umutima w'ubwibone uzasanga kenshi aba ari mu bandi. Ndavuga ubwo umuntu ufite umutima w'ubwibone ariko mu bantu bakishijwe, cyangwa se bo mu buryo bw'umwuka. Ubwibone bwo mu buryo bw'umwuka nibwo nshaka kugira ngo tuvugeho, kuko ni abankurikiranye murabizi neza ko musenga kandi mwemera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu, ndetse n'undi wese waba atamwemera, ariko icyo nzi cyo muri misiyo yacu no kugira ngo abantu bemere Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Rero umutima w'ubwibone mu buryo bw'umwuka, umuntu uzasanga awufite akenshi, uzasanga afite gahunda yo kujya yirata ibyo yagezeho. Bene abo ngabo uzabacunga muri sosiyete, muba muri kumwe, muba mugendana, muba muvugana, muba mukorana, ukajya kumva arakubwiye ngo ngiye nageze nubatse inzu nziza cyane, mfite etaje. Undi akakubwira ati ngewe mfite amashuri meza. Undi akakumvisha yuko afite wenda se uburanga bwiza, akavuga ngo ngiye buriya nageze kuri ibi ngibi. Abenshi uzumva kumva ngo mu bihugu byose maze kugenda ku isi, maze kugenda mu bihugu 120 ingahe, cyangwa se ibihugu 40 ingahe, naraye mu mahoteli meza, mfite imishinga iyi niyi. Donc yirata ibyo yagezeho, kandi mu by'ukuri nta nubwo ibyo bintu byirase bijyanye n'isomo yaba ari kwigisha. Oya, ahubwo arashaka kugira ngo abereke ko ari uwundi muntu ukomeye, abereke ko ari umuntu wambaye, abereke mbese ko yakoze ibikorwa byinshi. Benshi bazakubwira ko bahanuye cyane, ndavuga mu buryo bw'umwuka. Benshi bazakubwira yuko bakijije indwara. Benshi bazakubwira yuko bigeze kujya mu ntara runaka cyangwa mu gihugu runaka bahakora imirimo ikomeye, abantu barakira indwara. Benshi bazirata ibyo bagezeho, nubwo kubigera hatari iki kibazo, ahubwo kubyirata nicyo kibazo. Burya uwirata wese yirate Kristo, uwirata yirate imirimo Imana yakoze. Hari abantu uzumva bakunze kuvuga ngo njyewe. Donc iyo njyewe akaba ari yashira imbere cyane mu buzima bwa sosiyete. Kumva ngo mperutse kujya ahangaha, ngo bari bantumiye ngo nkore imirimo, mvuga ubutumwa, ngo ngezeyo, ngo maze ngo ndasenga abarwayi barakira we, ngo maze ngo ndahanura we, ngo buhera mu gitondo bigeza nimugoroba, ngo maze abantu barankunda we, ngo maze ibintu byinshi, ukirata ibintu nk'ibyo ngibyo. Umutima w'ubwibone rero mu buryo bw'umwuka ku muntu ufite gahunda yo kwibona, arangwa no guhama agaragaza ibyo yagezeho, ibyo yakoze, uwo ari we, ngo ngewe ngo ndi umuntu ukomeye, ndi umuntu uri speciali,
ndi umuntu mbese abantu bareba bakishimira, ndi umuntu ufite icyerekezo runaka, akakumvisha yuko bamwe bazakubwira ati burya rero mu muryango wanjye batamfite ntacyo bangeraho, abandi bazakubwira ati burya mu itorero njyewe ntabonetse muri korari ntabwo abantu baririmba, nje ndirimba neza, nigeze kujya ahantu mu gatute bampaye mikoro ndirimba neza. Donc abantu nk'abo birata ibintu byinshi bagezeho, bakirata ngo buriya mfite umushinga wo kuzagura ibi n'ibi, mfite ibikorwa ibi n'ibi byo kuzageraho, mfite ibintu byinshi nshaka gukora. Donc bagahora muri ibyo aho kugira ngo birate Yesu wabahamagaye. Imana yacu itugire neza cyane. Umutima w'ubwibone rero ku muntu ufite mu buryo bw'umwuka arangwa no kwirata ibyo bikorwa nk'ibyo ngibyo, kubera yuko iyo dusomye mu Migani igice cya 27 usomye wenda ku murongo wa 2 niho bavuga ngo aho kwishima washimwa n'undi. Abenshi bariyishima, baritaka bakitaka ibigwi, abenshi baritaka batari kuguza iki, njyewe ndakomeye, njyewe ndakaze. Ariko cyangwa se ukavuga ngo abenshi no mu buryo busanzwe uzamubona umusore mwiza azajya akubwira ngo njyewe ndi mwiza cyane, njyewe ndi uwo ndiwe, nkomoka mu muryango ukomeye, njyewe meze gutya na gutya. Umukobwa mwiza ati burya waruzi n'ikindi, njyewe burya mfite amaguru meza, njyewe mfite amataye meza, njyewe ndi umuntu umeze gutya. Donc ugatangira kugira ubwibone muri wowe bwo kwikakaza ku bintu wagezeho. Reka nguhe urugero. Umugabo bita Herode rimwe ari mu munsi mukuru arifata aravuga ngo ngo dore umurwa wanjye niyubakiye. Uwo munsi kubera Imana yanga icyaha cy'ubwibone urunuka, ngo Imana iramukubita hasi agwinyo muri ako kanya. Reka nkubwire, Imana yanga ubwibone. Mwene data uneze amatwi, nimba ufite icyaha cy'ubwibone, ujya wirata ibintu runaka, ukirata ukora akazi keza ngo ngiye nkora, reka ahubwo nimba wirate Kristo. Imana tugire neza cyane. Ntukirate iterambere ryawe, ntukirate imishinga yawe, ntukirate ibyo wumva utekereza kuzageraho, ntuwirate ibyo aho wanyuze, ntuwirate ibyuko wenda se ufite amafaranga runaka. Oya, ahubwo Bibiliya iratubwira ngo uwirata wese yirate Yesu. Umuntu rero ufite umutima w'ubwibone mu buryo bw'umwuka azarangwa no kwirata ibyo yagezeho ndetse n'ibyo atekereza kuzakora mu minsi iri imbere. Kandi bene abo ngabo usanga bameze nk'aho ari ingunguru ziri mu busa, kubera ko ubundi umuntu ushaka kugaragara neza mu bandi yahora avuga yirata ibyo yagezeho kugira ngo bamwubahire icyo ngicyo. Ariko mu by'ukuri umwuka w'Imana aba yaramuciyeho, yaragiye kera cyane, kuko Imana yanga icyaha cy'ubwibone ikacanga urunuka. Imana itugire neza cyane. Icya kabiri, ku muntu ufite umutima w'ubwibone mu buryo bw'umwuka, yigisha abandi urukundo nyamara we ntarugaragaze mu byo akora. Ugasanga bene uwo nguwo arakumvisha yuko gukunda ari ingenzi, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ubigenze gutya na gutya. Yewe akakubwira neza cyane ngo kera tukiri abasore cyangwa se tukiri abana bato tukibyiruka twagiraga ibikorwa by'urukundo. Undi azakubwira neza cyane ko mu rusengero iwabo bazi gukora ibikorwa byiza by'urukundo, ariko wamubwira ati nyamuneka reka natwe tugerageze gukora ibyo bintu. We niwe muntu bo wa mbere wo gupfumbatiza ikiganza ukagira ngo afite impiri mu mufuka, kubera yuko nyine arigisha abantu ibyo atazabasha kugeraho. Bene abo ngabo rero bigisha abantu urukundo batabasha kurugira, abo ngabo baba baramaze kugira umutima w'ubwibone, kandi Imana irabyanga urunuka cyane. Ni nawo akenshi ni nabo bashusha urugamba, akakumvisha yuko ibyo bikorwa bigomba kubaho, akakumvisha yuko bigomba kugenda, akakumvisha yuko dukundane rwose ibintu bigende neza, ukunde mugenzi wawe, yewe rwose nyamuneka abarwayi bakeneye wabasura, nyamuneka tujye dusurana kwa muganga, nyamuneka tujye dufashanya, nyamuneka tujye dusangira kabisi n'agahiye, nyamuneka ikaba nyamuneka. Kandi mu by'ukuri we atari utera intambwe ya mbere kugira ngo akore ibyo bikorwa by'urukundo cyangwa se agaragaza urukundo mu ba mbere. Kandi burya iri ni ya par amour sauf le signe d'amour, nta rukundo rubaho usibye ibimenyetso by'urukundo, niko umufaransa yavuze. Rero ndagira ngo mbabwire bene data, ku muntu uzarangwa n'umutima w'ubwibone mu buryo bw'umwuka azajya yigisha abantu iby'urukundo. Cyangwa se hari n'abantu benshi
usanga azi neza uburyo ki urukundo rumera, azi neza uburyo babigenza, azi neza uburyo bifatwa, azi neza yewe hari n'abazigisha ingo, hari n'abazigisha umubano, hari kandi nyamara we atabasha no kubigeraho, byarananze, byaranakomeye rwose. Abo ngabo benshi barahari mu nzu y'Imana, turabafite cyane. Hari n'abazaza rwose bakakwiyoberanyaho bakwereka yuko babishoboye kandi nyamara ntabyo bashoboye. Abo ni abafite umutima w'urukundo, ubwibone, kandi umutima w'ubwibone Imana irawanga. Bibiliya irambwira mu Bagalatiya ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ubugwaneza n'izindi, ngo bene izo ngizo nta mategeko azihana. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ntimurangwe n'umutima w'ubwibone, ntimurangwe no kwibona mu buryo bw'umwuka, kubera ko Imana irabyanga urunuka. Imana itugire neza cyane. Icya gatatu ku mutima w'ubwibone mu buryo bw'umwuka, umuntu ufite iyo gahunda y'ubwibone arangwa no kuvuga kuruta gutega amatwi. Abene abo ngabo bafite uwo mutima w'ubwibone uzabacunga kenshi, nibo bavuga mu materaniro, nibo bishyira imbere, nibo usanga rwose iyo hatanzwe igitekerezo ahitamo uwa mbere wo kukivuga, kandi abo ngabo bavuga ntibatana n'ururimi rw'uburyarya. Abo ngabo baba bafite kuvuga mbere yo gutega amatwi, ntibatana no kuba indyarya, ntibatana no kwerekana yuko ibyo bintu bo banabizi cyane, akakumvisha yuko anabizi rwose mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akakwereka yuko ahubwo ibyo bintu uvuga wowe akenshi nta nubwo ubishoboye, nta nubwo ubizi. Bene abo ngabo mu materaniro muzababona, bene abo ngabo muri sosiyete muzababona, bafite gahunda yo kuvuga cyane, ariko kumva no gutega amatwi byaragiye. Kandi burya ushaka kugira ngo agere ku ntego nziza arabanza agatega amatwi, akumva, akanariza ibiriho biravugwa, kugira ngo abone kubona contribution we atanga muri icyo kiganiro. Uzababona kenshi mu nama, tuvuge niba mwatumiye inama, nibo bantu bakunze gutanga ibitekerezo byinshi, kandi nyamara ibyo bitekerezo nabyo wabigenzura ugasanga nta logique birimo, ahubwo yashatse kugaragara ngaragare mu bandi, ngaragare ko mfite ubwenge, ngaragare ko hari icyo ndiho, abantu nibambona bambone ko ndi umuntu ukaze cyane, kandi mu by'ukuri tiwe vide, nta kintu ufite, ahubwo ni icyaha cy'ubwibone cyamaze kukubata. Bene abo ngabo rero Imana irabyanga ibyo byaha by'ubwibone bimeze gutyo. Banza utega amatwi. Bibiliya irambwira mu Migani ngo kwitonda ukarindira byemeza umutware, kandi ururimi rworoheje rukavuna igufa. Imana itugire neza cyane. Kwitonda ukarindira ni byiza, kuko byemeza uwo muri kuvugana, byemeza abo muri kumwe, byemeza abo mugendana. Abantu benshi uzasanga bahurubuka mu kuvuga, uzasanga abantu benshi nta feri mu byo bavuga, uzasanga abantu benshi bakunze kugaragara mu bandi ngo nabatokatifu, uzabyumva iryo jambo rivugwa, ariko mu by'ukuri gutega amatwi bikaba byaranze. Abantu ntibashaka gutega amatwi ngo bumve, kandi abo ngabo uzabacunga. Mu rusengero nibo baba bashaka kuvuga ubutumwa buri munsi, mu rusengero nibo bashaka gukora umurimo, nibo barwanira za mikrofone ngo baririmbe cyane, nibo kugira ngo mbese ngo bigaragaze mu bandi. Ariko icyaha nk'icyo Imana icyanga urunuka. Imana itugirire neza cyane. Mu by'ukuri ubundi muri kamere nziza ni uko ubundi wakagombye kumva ukavuga makeya, nibyo biba byiza kurushaho, kuko birafasha. Mu Migani kandi Salomo yongeye yarandika ngo ibyiza ni uko wahamagarwa ngo ngwino witabe, kuruta uko wasubizwayo imbere y'umwami murebana. Abantu benshi barihurubura, abantu benshi bishyira imbere, abantu benshi uzabacunge no mu bukwe. Bene abo ngabo bafite icyaha cy'ubwibone nibo bagenda kwicara imbere, cyangwa se mu minsi mikuru ukabona aje imbere rwose, kandi nyamara iyo myanya ntabwo yayiteguriwe, ahubwo ni ukugira ngo aze kugaragara, ni ukugira ngo kamera zimufate, ni ukugira ngo mbese bamubone ko yaje. Ariko ibyiza ni uko wahamagarwa ngo ngwino witabe, kuruta uko wasubizwayo imbere y'umwami murebana. Imana itugire neza cyane. Bene abafite ibyo byaha, bene abafite ubwo bwibone bwo mu mwuka, bene abameze gutyo baba barageze aho barenze ihaniro. Ariko Imana itugire neza. Wonteze amatwi uyu munsi, ndagira ngo nkubwire ngo icyaba cyiza ni uko wagira umutima uca bugufi, kuko ubwibone ni icyaha
Imana yanga urunuka. Imana itugirire neza cyane. Ese ujya utekereza neza yuko kuvuga kwawe bidafite icyo bimaze kuruta ibikorwa? Ubundi ari ibintu twajyaga twiga muri histoire, batubwiraga neza ko Abadage n'Ababirigi mu gihe bazaga gukoloniza biriya bihugu bya East Africa, Abadage bagerageje kuvuga ibikorwa byinshi cyane bazakora, ariko birangira batabishyize mu bikorwa. Ababirigi rero bo baza bafite gahunda yo gushyira mu bikorwa kuruta kuvuga byinshi. Usanga rero uyu munsi abantu bamwe na bamwe baravuga ariko gushyira mu bikorwa byaranze. Kubera iki? Ntibashaka gutega amatwi ngo banarize bamenye icyo bagiye gukora. Bene uwo nguwo, umuntu nk'uwo ufite icyaha cy'ubwibone bwo mu mwuka, cyangwa se bwo gushaka kuvuga cyane kuruta gutega amatwi, uzamwumva ejo numubaza ati mbese ibintu wavugaga ejo urabizi, azakubwira ati harya byagenze gute? Kubera ntabwo bagira kontrole. Nta kontrole y'ibyo batekerezaga gukora, nta kontrole y'ibitekerezo, kandi abenshi nk'abo ngabo basubira mu byo bavuze. Uyu munsi nimba tumufite yatangaga ibitekerezo ku gikorwa runaka, bizahora ari ibyo, n'ejo nibyo azasubiramo, n'ejo bundi nibyo azasubiramo, n'ejo bundi nibyo azasubiramo. Abantu basigaye bamwumva bavuga cyane. Ni njyewe dusubiye hejuru, ngira ngo mwibuka yuko navuze ngo abantu nk'abo ngabo birata ibyo bakoze, birata ibyo bagezeho, bikaba ari ibyo. Ariko Imana iturinde icyaha cy'ubwibone mu izina rya Yesu. Rero icyiza nuko wategereza, wakumva, ugakora analize, ukavuga ngo nyamuneka biransaba yuko nimba ndi muri sosiyete mbanza gutuza, nkamenya ngo ese ndavuga iki, ndagarukira hehe, kuruta kwigaragaza no kwipendekeza imbere, kuko ntacyo bimara. Bibiliya iravuga ngo ibyiza nuko wahamagarwa ngo ngwino witabe. Kandi kwitonda buryo ukarindira byemeza umutware. Burareka nkubwire, ururimi rworoheje ruvuna igufa. Hari abantu bakunze kuvugira hejuru, uzabacunga. Abo ngabo bakunda nababwiye ngo ntibatana n'icyaha cy'uburyarya. Uburyarya nabwo ni indwara mbi, wenda kera tuzigishaho. Uburyarya ntibatana n'akarimi gashyeshyenga, ntibatana n'inseko y'uburyarya, ntibatana no kukwereka yuko mbese ibintu ari haleluya, ibintu ari sawa cyane. Abo ngabo rero tujye tubirinda. Bene abo bafite umutima w'ubwibone. Ariko nimba wowe unteze amatwi, ibyo bintu wumva bikubaho, uyu munsi ni wo munsi wawe wo kuvuga ngo Mana ngirira imbabazi. Icya kane, ku muntu ufite umutima w'ubwibone mu buryo bw'umwuka, ntabwo ajya yemera amakosa ye. Bene abo ngabo uzabasanga ntibakunda guhugurika, ntibakunda kubwirwa. Burya uwo muntu aba afite umutima w'ubwibone muri sosiyete. Niyo umusanze ukamubwira ngo iki kintu nyamuneka wakoze ntabwo ari cyiza, ahita kwereka yuko ahubwo ibyo uvuga utabizi, ntabwo ashobora kumva, ahubwo akwereka yuko wabizi cyane. Bene abo ngabo uzabacunga, nibo bakritika abantu bari kubwiriza ubutumwa bwiza, nibo bakubwira ati nyamara uyu muntu ibyo ari kuvuga ntago abizi, ntiyasomye Bibiliya, mbese bakakwereka ko bo bazi ibintu byinshi cyane. Ndavuga mu buryo bw'umwuka. Hanyuma muri sosiyete wo mu buryo busanzwe, naho wagira ute, naho wateka ibuye rigashya, ntabwo wamuhugura ngo yemere, kubera yuko akubwira ko ari uzi byinshi. Kandi burya reka nkubwire, abumva ko bazi byinshi, abo nta n'ikintu baba bazi. Niko buriya umwanditsi n'umushakashatsi yabivuze. Nimba ushaka kugira ngo umenye, uzabanze utega amatwi, wumve, uce bugufi, kugira ngo ubashe kugira ubundi bwenge wisumburaho. Ariko umuntu kwereka ko hari ibyo azi, aba afite ikibazo cy'ubwibone bwo mu buryo bw'umwuka. Imana itugirire neza cyane. Mu by'ukuri amakosa naho wayamubwira akajana, ntabwo ashobora kuyemera. Ushobora kumubwira ati nyamuneka ibi bintu uvuze ntabwo ari byo, kubera ko nyine n'ubundi iyo umuntu afite umutima w'ubwibone, abarangwa na bya bindi byo kuvuga cyane, abarangwa na bya bindi byo kugaragaza ibyo yagezeho. Noneho niyo unamuhuguye ngo iki kintu ukoze ntabwo ari cyo, ntabwo yibuka yuko wamugana atanari cyo, ahita kwereka yuko mbese ibyo uvuga ntabyo uzi, we arabizi cyane. Abo ntibahugurika. Naho wagira ute, ntabwo ashobora guhugurikwa. Akwereka ko ibyo akora abizi.
Imana itugire neza cyane, akwereka ko inzira ari mayizi cyane, kandi abo ngabo bakunze kuyoba, abo bakunze kuyoba inzira, kuko niyo umubwiye ngo inzira ugiye gucamo ntago ariyo, ahita akwereka ko ariyo, kuko ibyo akora ngarabizi. Ntago bahugurika, ntibemera amakosa yabo, kandi akenshi banga kuyemera kubera yuko ngo badashaka kugaragara ko ari aba weakness, badashaka kugaragaza ko ari abanyantege nke, ahubwo akakumvisha ko ari umunyembaraga, akakumvisha yuko ibyo akora yabiminujemo mu buryo bwose bushoboka. Rero akumva yuko izina ryiwe ryasuzugurwa, akumva yuko izina ryiwe ryatukwa, akumva yuko mbese nta kintu yageraho. Bene uwo nguwo uzamucunga mu rugo iwawe ntashobora guhugurika, muri sosiyete ntashobora guhugurika, mu kazi ntago ashobora kwemera amakosa yari directeur general, ahantu hose mu rusengero ntago ashobora kwemera ikosa ari pasiteri, wapi ntago bijya byemera. Kandi reka nkubwire, umutima nk'uwo nguwo udahugurika nta kintu maze. Bibiliya avuga ngo nimuze tujye inama, ni Uwiteka avuga ngo kandi naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku birahinduka umweru bise na sheregi. Nimuze tujye inama n'Uwiteka. Imana nimba itubwira ngo tujye inama, akenshi ibigira ngo dusharing ibitekerezo. Abantu nk'abafite uwo mutima w'ubwibone ntibajya bemera yuko bajya inama na bagenzi babo, ntibajya bemera yuko bashobora guhuza. Oya, kubera yuko yumva ko ari we wifitiye icyizere wenyine, yumva ko ari we uzi ubwenge wenyine, yumva ko ari we ushoboye kugera ku cyo ashaka kugeraho. Bene abo ngabo niko bigenda. Ariko Imana itugiriye neza cyane. Ese ujya utekereza yuko nawe waba umeze gutyo? Imana igusange uyu munsi, iguhe umutima wo guca bugufi, kubera yuko umuntu udahugurika aba yarahushije inzira yo guca bugufi. Bene uwo nguwo ntajya aca bugufi na gatoya. Abantu bishyira hejuru muzababona, umuntu uba wumva aba ameze nk'ugenda muri rasoro, aba ari hejuru y'abandi, abishoboye burya yanagukandagira, kubera yuko benshi abo ngabo, Rick Warren yandika igitabo yaravuze ngo bajya mu rusengero, abantu badafite umutima wo guca bugufi, ahubwo bafite ubwibone. Bajya mu rusengero, umuvugabutumwa yatangira kubwiriza, bakavuga ati uyu muntu ntago ari kumfasha, nta mavuta afite. Burya ntago ari ikibazo cy'uko nta mavuta afite, ahubwo ni wowe utayafite, kubera yuko nta jambo Imana ishobora kumanura ngo rimanukire ubusa ryageze imbere y'abantu. Ntago bishoboka, ntago bibaho. Nuzajya mu rusengero ukabaho ngiye ntago ndi gufashwa, uyu muntu amateraniro arabishye, ni wowe ubishye. Ntabwo ari ikibazo cy'uko amateraniro abishye, ahubwo ni icyaha cy'ubwibone cyamaze kugufata. Uriya muvugabutumwa uri kubwiriza, uriya mupasiteri uri kubwiriza, ngiye ndumva atari kumfasha. Ni wowe utari gufashwa, ikibazo si umupasiteri. Uko niko ijambo ry'Imana ridusaba. Wowe banza wishakemo ibihe mbere yo kumva yuko wowe ati ngiye. Akenshi uzababona muvugabutumwa azabwiriza, nabwiriza uhite wumva nyine hari ibyo wakagombye kongeraho ibyo atari kuvuga, ukumva nyine akavuga ati ariko se biriya bintu ari kuvuga biriya, ati cyama ngewe akaba ari wahagara hariya nkabivuga ahubwo birenze, ati ndumva navuga ibirenze. Abantu nk'abo ngabo ntabwo bemera guhugurika, ntabwo bemera guca bugufi, ahubwo bumva ko ari bo bashoboye. Imana itugire neza cyane kandi itubabarire. Ese ujya utekereza kuri icyo kintu nawe? Wivuga ngo ntabwo ibi bintu ntabwo biryoshye, ni wowe utaryoshye. Ikibazo si uko bitaryoshye, ahubwo ni wowe utaryoshye. Kuko burya icyo Imana iba yagambiriye uwo munsi kiba ari icyo ngicyo. Kandi burya nuzajya mu rusengero uzamenye neza ko ari nko mu ivuriro, uzamenye neza ko ari nko kwa muganga. Kubera iki? Kwa muganga haza abantu barwaye, bafite indwara y'umuriro, bafite indwara y'umutwe, bafite indwara zitandukanye. Mu buryo bwose haza indwara zitandukanye. Rero n'imiti yo kwa muganga iratandukanye. Hari umuti usanga, hari indwara bagukora consultation bikaba ngombwa ko baguha paracetamol, cyangwa se bagukora consultation bakavuga ngo genda unywa amazi gusa iyo ndwara yawe irakira, cyangwa bakagukora consultation bikavuga ati uyu muntu bazamubaga, cyangwa se bakavuga ati reka tumutere inshinge, cyangwa se reka tumuhe za serum. Ni ukuvuga ngo haba imiti bitewe na consultation bakoze kwa muganga, iyo miti iratandukanye. Rero nimba wumva wowe waje urwaye ibicurane, ntutekereze ko hataje umuntu urwaye ikibyimba mu mutwe. Wumva rero hari igihe biba ngombwa ko kwa muganga dogiteri, biba ngombwa ko hari n'igihe abantu baza barwaye amagufa, ugasanga bafashe, hari utunyundo twabugeneye kwa muganga bagenda badondesha ahantu mu ngingo, mbese muri kinesiterapi, donc kugira ngo wenda ingingo ze zigoroke. Hari igihe rero biba ngombwa no mu rusengero hatangwa paracetamol, hatangwa guhondesha inyundo, hatangwa serumu, ibintu byinshi bitandukanye. Rero niba uwo munsi uje gusenga Imana, ukumva nyine wenda bari gutanga paracetamol, ntuzashake kuvuga ngo nta muntu urebwa na paracetamol. Wenda hari uwaje afite umuriro gusa akeneye iyo paracetamol. None
nuzaza mu rusengero ukumva wenda bari gukoresha inyundo cyangwa bari gukoresha kubaga mu buryo bwa operation, ntuzavuge ngo ngewe ibi ntago bindeba, ngo ibi ntago bindeba, ngewe narakishijwe mbere y'intambara, ngewe oya, nimba bitakureba ariko hari umuntu waje urwaye iyo ndwara kandi akeneye gukira. Bene abo bantu bafite ubwibone, bene abo ngabo ntibagirwa inama, ntibaca bugufi. Imana itugirire neza cyane, kuko mu nzu y'Imana hazamo abantu benshi cyane kandi baba bakeneye guhabwa imiti bitewe n'indwara barwaye. Ntugashake rero nimba iyo ndwara utari wowe uyirwaye ngo wumve ko hari undi utayirwaye. Ntugashake kwerekana yuko wowe ibyo bari kuvuga ntago biri gufasha bagenzi bawe, hari abandi biri gufasha wowe nubwo utari gufasha. Rindira wenda uraza gufashirizwa mu matangazo, rindira wenda uraza gufashirizwa mu ndirimbo. Kandi burya hari n'igihe bamwe bakubwira ati yewe nta mwuka wera wari uri mu rusengero, nta mwuka wera wari uri mu materaniro. Umwuka wera ninde wakubwiye ko udahari? Yesu ajya kugenda aravuze ngo simbasize mwenyine, mbasigiye umwuka wera. Ariko ukumva umuntu arihandagaje ngo ngiye ngo twagize amateraniro mabi, ngo nta mwuka wera wari uri mu masengesho, ngo nta mwuka wera wari mu rusengero. Ahubwo ni wowe utari ufite umwuka wera. Kubera iki? Watewe n'ubwibone ntiwabimenya. Imana itugire neza cyane, kandi cyacyo ubwibone Imana icyanga urunuka. Imana itugirire neza, amen. Ingingo ya gatanu nihutishe. Ingingo ya gatanu, umuntu ufite umutima w'ubwibone cyangwa se mu buryo bw'umwuka yibona, agerageza cyangwa se abafite ingeso yo gusenya abandi. Abafite ingeso yo gusenya abandi, wagerageza kugira icyo uvuga, wenda tuvuge mu ntege nke zawe, akavuga ngo no, stop, uceceka, ibyo uvuga ntago bizi. Mbese abantu nk'aba babereyeho gusenya abandi, babereyeho gusenyana. Tisenya muneka, reka dutumire umuvugabutumwa runaka, nguriya se ngo muramutumira nguriya afite iki. Donc babereyeho kwangiza, cyangwa se muri societe mu buryo busanzwe bw'umubiri, uwo muntu abereyeho gusenya abandi ngapunguriya. Kandi reka nkubwire, umuntu ufite icyo bita indwara yo mu bitekerezo cyangwa se mu bitekerereze, ashinzwe kujya avuga abandi. Niba uzasanga kenshi birirwa bavuga bagenzi babo, niba uzasanga benshi ikiganiro ari icyo ngicyo, ngo runaka, ngo mwari muziki, ngo buriya uriya, mbese uriya yabaye uriya. Donc abo baba bafite indwara yo mu mitekerereze kandi baba bakeneye kuvurwa. Baba baramaze kurenga umusaraba, baba baramaze kugera mu cyacu ubwibone cyo kwirirwa basenya bagenzi babo. Ati buriya korari yapanga ikintu, ukavuga ati no, korari ibintu ipanze ntabwo ibizi, yanabipanze nabi, biri muri mari organization, biri desordre. Wowe ugashaka kwerekana yuko ari we wakabishyize ku murongo neza. Ariko reka nkubwire, akenshi uba waratewe n'ubwibone ntiwabimenya, kubera ko hari na benshi baterwa n'icyo cyacu ubwibone, ntibabashe gusobanukirwa nimba ko kari cyacu ubwibone, ahubwo bakumva nyine ko hari ibyo bashoboye kandi burya mu by'ukuri ntacyo bashoboye. Babereyeho gusenya abandi, babereyeho kubwira bagenzi babo ko badashoboye, babereyeho kwerekana imbaraga zabo karizo zifite icyerekezo. Ariko umuntu nk'uwo nguwo burya Imana izamukurinde mu buzima, kubera yuko nta kintu yagufasha umuntu ufite umwuka w'ubwibone wo gusenya abandi. Imana itugirire neza cyane. Mu cyimbo cyo kubera abandi urugero, yishimira kuguma cyangwa se kugumura bagenzi be. Bene abo ngabo niko bamera, niyo mico yabo, ni icyacu ubwibone, niko bamigenda. Cyangwa se gucira abandi imanza, akakwereka yuko uri umunyabyaha, akakwereka yuko ibyo uvuga we ntabyo uzi, akakwereka yuko mbese ufite intege nkeya, cyangwa se akaguteza intonganya za hato na hato mu bandi bizera. Abo ngabo baba bafite umwuka w'ubwibone. Buri munsi intonganya za hato na hato, buri munsi amacakubiri, buri munsi akakubwira ko mugenzi wawe atari mwiza, buri munsi akakubwira ko inshuti yawe mugendana nta kizakumarira, buri munsi. Abo ngabo bafite icyo bita uburwayi cyangwa se imirire mibi mu buryo bw'umwuka ndetse no mu mitekerereze. Imana itugire neza cyane, kubera ko umuntu wakuze mu buryo bw'umwuka ntabwo ajya agerageza guca imanza mu bandi cyangwa se gusenya abandi no kugumura abandi no gukora ibikorwa bitari byiza. Abo ngabo babereyeho gusenya abandi baba bafite icyaha cy'ubwibone. Imana itugire neza cyane. Ingingo ya gatandatu, umuntu urangwa n'icyaha cy'ubwibone abafite gahunda, tuvuge nimba ari umuyobozi, abayoboza imbaraga cyangwa se igitugu cyangwa se agahato cyangwa inkoni, reka tubivuge gutyo. Donc nimba uri umuyobozi
tuvuge uri umugabo mu rugo rwawe cyangwa se uri umugore mu rugo rwawe, uba ushaka kwerekana mbese ko ari wowe muyobozi, uyoboza igitugu, dictature. Abantu nk'abo bagiye bayoboza igitugu turabazi benshi cyane, yaba abayobozi b'ibihugu, yaba abayobozi b'amasosiyete runaka, abadirecteur general, usanga bene abo ngabo bayoboza igitugu. Kubera iki? Kandi umuntu uyoboza igitugu akenshi aba afite icyo bita complexe d'inferiorité, ntabwo bigirira icyizere. Uzababona tuvuge nimba umuntu umuyobozi runaka nk'uwo nguwo utifitiye icyizere, azakuyoboza igitugu kugira ngo mumutinye, azakuyoboza igitugu kugira ngo yerekane ko mbese abishoboye. Umugabo mu rugo uzakuyoboza igitugu aba afite ya complexe d'inferiorité yuko wenda yasuzugurwa, ugasanga rero arakuyoboza igitugu, aragukanga kugira ngo yumve ko ari cyo cyubahiro. Ariko nkubwire biravuga iki? ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Imana ishimwe cyane. Ntabwo gukora ibyiza, ntabwo kubahwa uzabishaka mu kuyoboza igitugu, ntabwo kugera ku cyo ugomba kugeraho ubwiza n'icyubahiro uzabishaka kuko wategekanye umutima wawe runaka. Oya, uyu munsi ndagira ngo nkubwire wowe uneze amatwi mwene data, ugire icyerekezo kivuga ngo guca bugufi. Kubera ko ntabwo igitsure aricyo kiyobora, ntabwo igitugu aricyo kiyobora, ntabwo imbaraga arizo ziyobora. Reka nkubwire, twabonye abagabo b'imbaraga bayoboye biranga, twabonye abagabo bagaragaje igitugu biranga, ariko sociabilité ibikenewe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero iyo wamaze guterwa n'umutima w'ubwibone muri wowe, kandi ufite ikintu runaka uyoboye, yaba mu rugo rwawe ku giti cyawe, yaba mu bana uyoboye, yaba umufasha wawe mubanye umuyoboye, yaba muri societe, yaba muri eglise, yaba hehe, ahantu hose ya complexe, kwa kutigirira icyizere, kwa kumva yuko mbese wowe nudakora ibi ngibi baragusuzugura, ukumva yuko uhorana izo mpungenge n'izo mpagarara, uba ufite imitekerereze iciye bugufi kubera yuko uba waragwingiye mu buryo bw'umwuka. Ariko Imana itugire neza cyane, abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, kandi ndagira ngo nkubwire ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro babishaka bakora ibyiza badacogora. Wowe kora ibyiza ubundi urebe kutazemerwa, kora ibyiza urebe kutazabasha gukora ibifite icyerekezo. Bene abafite uwo mutima w'ubwibone rero barangwa no kuyobozanya imbaraga. Icya karindwi, ku muntu ufite umutima w'ubwibone muri we, arangwa no gufata ibintu bye cyangwa se agafata inyungu ze akazishyira imbere kuruta Imana, cyangwa se Imana akayishyira inyuma y'inyungu ziwe bwite. Bene uwo muntu rero, bene uwo muntu uzamubona umwanya wiwe wose aba yibereye mu bikorwa bye bya buri munsi. Umwanya wiwe uzamwumva ngo ngewe ndi mu kazi, ngewe am very busy, ngewe ngenda gutya na gutya, ngewe mu kanya ngiye kugenda i Kanombe, mu kanya ngiye hanaha. Donc inyungu ziwe, ndubaka inzu, ndagira gutya. Muri Matayo haranditse ijambo rivuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi muzabyongererwa. Bene uwo nguwo uzasanga akubwira ko afite umushinga wo kubaka inzu, uzakubwira ko mbese ari gukora ibirarane nk'iby'amatafari yo kwa Farawo. Bene uwo nguwo azakwereka ko inyungu ziwe arizo ziri imbere cyane. Nyamara benshi twarababonye bahera kuwa mbere bakageza kuwa gatandatu bakora, noneho ku cyumweru akaba ari bwazi imbere y'Imana agashe kubwiriza. Ariko se murya mu by'ukuri bene uwo nguwo azabwiriza iki? Atigeze abasha kubona umwanya wo gusenga kubera ko inyungu ziwe aba yarazishyize imbere. Azakubwira ni hahandi uzasanga abwiriza, ukumva ibyo abwiriza ntabwo uzi aho biri kuva, kubera yuko birimo umunaniro, birimo bitotsi, birimo intege nkeya, nta mavuta bisize, ntiyabisengeye kuko ntiyabonye umwanya. Inyungu ziwe yazishyize imbere. Abantu ntibashaka kugaragaza inyungu z'Imana imbere, ahubwo bashaka izabo. Nyamara birengagiza yuko ibyo bariho barashaka hari nyiri ubitanga. Burya ni byiza mureke dushake mu maso y'Imana, ni mureke dushake nyiri ibintu, kuko ibindi byo tuzabyongererwa. Ubundi niba
ushaka amafaranga, shaka nyiri mafaranga kuko amafaranga azaza akurikiye nyirayo nyine. Nimba ushaka ubundi umunyarwanda yaravuze ngo nimba ushaka kurya iby'urugo kunda abana b'urwo rugo cyangwa se ubafate neza. Umubyeyi yaje agasanga uri kumukundira abana, burya icyo wamusaba cyose arakiguha. Umubyeyi naza akabona umwana wamufashe nabi, nta kintu burya byagenda. Hari abantu rero bumva yuko bagomba kubanza gushaka ibintu kuruta kubanza gushaka nyiri ibintu. Bene data, bene abantu batewe n'icyaha cy'ubwibone usanga aharanira inyungu ze kenshi, usanga aharanira ibyo ashaka kugeraho. Njyewe mu kwezi gutaha ndashaka kuba maze kugura imodoka nziza, njyewe mu kwezi gutaha ndashaka kuzaba maze kubaka inzu nziza, umwaka utaha ndashaka kuzura indege nkajya mu birwa bya Malaysia. Donc nibyo bimuraje ishinga, aho kugira ngo araje ishinga no kuvuga ngo mana ni wowe nshaka kugira ngo ndengere. Mu gitabo cya Zaburi hari ijambo rivuga ngo mana ndagusaba ibintu ikimwe cyangwa bibiri kandi ntubinyimenye iriho, uzandinde umutima ubwibone, uzandinde kuva. Donc Dawidi yarari habisaba kubera ko yabonaga, aravuga ngo mana uzampe dukeya tubasha kuntunga, ntuzampe byinshi kugira ngo ntarengwa nkibagirwa izina ryawe. Umpe dukeya umpe bimagije, nanone ntazavaho nkajya kwiba nkagutukisha izina ryawe. Mu by'ukuri kubaho kwawe ntibisobanuye yuko ugomba gufata ibihe byawe byose ukabyerekeza mu nyungu zawe bwite. Oya, ahubwo ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Reka nkubwire, nimba ari amazu uzayatunga, nuramuka ufite Yesu uzaba ufite byose. Niba ufite Yesu muri wowe ndani, atuye muri wowe, nta kintu azakwima. Kubera iki? Ari abantu bafite imitima ihagaze ngo hari ibyo batarageraho, hari abantu bafite imitima ihagaze ngo ibi n'ibi, abantu ntibakiryama ntibagisinzira bataragera ku byo bashaka. Ariko reka mbabwire, ni iby'igihe gito mwene data, kubera yuko iyi si turi muri transit, iyi si ni igihe gito tukayivamo. Ese wajya wibaza yuko ibyo uriho uraharanira hari umunsi rimwe uzabisiga kuri uyu musozi? Ujya utekereza neza yuko se bizaribwa n'abasigaye? Ese uziko icyo uzajyane kuzimu? Bibiliya ivuga ngo ikuzimu nta mirimo nta migambi. Ese ujya utekereza yuko umunsi umwuka wawe uzaba warangiye, usibye urugendo rumwe uzasigarana cyangwa se pasiporo imwe uzasigarana ari izakujyana imbere y'Imana? Ese ujya utekereza ko ikizakugeza ari iki? Nuko uzaba warapfanye na Kristo ukazukana nawe. Ariko hari abapfanye amafaranga, hari abapfanye indege, hari abapfanye zahabu, hari abapfanye ibyubahiro, hari abapfanye imishinga runaka, ariko iyo ntabwo izabazura ku munsi w'umuzuko. Wapi? Ariko abapfuye bapfanye na Yesu, abo ngabo bazazukana na Kristo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe gusa kizakugeza mu ijuru, ni ugupfana na Kristo. Bivuze iki? Nupfa ubuzima bwawe burangiye ku isi, Yesu ari muri wowe, uzaba upfanye nawe kandi uzazukana nawe. Imana ishimwe cyane. Wishaka kwerekana yuko ibyo uharanira, abantu bafite umutima w'ubwibone baharanira ibyabo cyane, baharanira inyungu zabo, kandi abo ntibarangwa n'icyaha cy'ubugugu. Bagira ubugugu bwinshi cyane kubera yuko bahora batekereza ibyo bazageraho. Intekerezo zabo ziba ziri nzagera kuri ibi, nzagera kuri ibi, nzagera kuri ibi, nkuyemo iki n'iki byazamba sinaba mbigezeho. Bagira icyo bita plan d'action nyinshi cyane muri bo, mbese izo bashaka guharanira. Ariko iyo haje ikintu kiremprevu biragora kugira ngo azagikemure, kubera yuko ahita akubwira ngo buriya nkuyeho iki n'iki byakica imishinga yanjye, buriya ntakoze amasaha 35 mu cyumweru byazatuma ntagera kubaka inzu yanjye ya $80,000,000. Donc bahora muri ibyo, umutima w'impagarara, umutima ujagaraye, umutima umeze gutyo. Ariko ndajya nkubwira uyu munsi wa none woneza amatwi ngo fata icyemezo, uvuge ngo ndashaka kugira ngo ngere ku cyo Kristo yampamagariye, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Yesu yaravuze, Paulo yandikira Abaroma mu bice 8 yaravuze ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacibwaho. Ntutekereze yuko udafite ibyo ufite azacibwaho iteka, kuko burya reka nkubwire, dupfusha nk'abandi bose, turwara nk'abandi bose, ubuzima bwose bumeze gutyo. Ariko hari ibanga tugendana, ni ijambo rivuga ngo mwebwe abari hano mu isi hari irindi, ari ahandi tuzajya
ubwo Yesu azerekanwa mu bicu. Mwebwe mwahisemo kunyizera. Iryo banga rero turarigendana umunsi ku wundi, niyo twagera mu byago no mu makuba tuba tuzi neza yuko turi kumwe na Yesu. Abigishwa bageze ahantu babaza Yesu ngo, Yesu ko twasize ibyacu tukagukurikira, we ni Petero, ko twasize ibyacu tukagukurikira ngo mbe tuzagororerwa iki? Yesu aramubwira ngo ukiri mu isi uzakubirwa inshuro 100. Burya reka amabwire ngo ariko ikigeretse kuri ibyo uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Ntutekereze yuko gusiga ibyacu tugakurikira Yesu ari ubujiji. Ntutekereze ko kureka ibyo urimo ukiyemeza umuhamagaro wo gukorera Imana ari ubujiji. Oya, ntabwo ari ubujiji, kubera yuko iyaba wari uzi neza yuko iminsi usigaje utayizi, uziyirangiye ariko ntuzisigaye, wahitamo gukorera Yesu, wahitamo kwiyegurira Imana, wahitamo kumva ko uciye bugufi ibintu byose bishyize hasi, ubwibone bugashira, ubundi ukamera nkaho uri donc bagukorobye mu bwonko, ubundi ugashyiramo Yesu wenyine. Imana ishimwe cyane. Mureke twubaha Imana, mureke dukorera Imana, twirinde icyaha cy'ubwibone, twirinde kwishyira hejuru, twirinde ibyo byaha bimeze gutyo, twirinde ibintu bituma Imana iduciraho iteka. Kandi abantu bafite umutima w'ubwibone, iyo byamaze kukura, Bibiliya iravuga ngo umutima wabo warabaye akahebwe. Ni wa wundi nigeze nkunda kubabwira ngo baba bararenze umusaraba, kuko bagera ku musaraba barakijijwe, imitwaro yamara kubava ku bitugu, bamara ku rwose Imana yaba babari ibyaha, none hagasigara agenda nk'ishashi yidunda. Abantu ubona ibintu ari sawa cyane, yumva ko yababariwe. None yareba umunyabyaha akavuga ngo uriya ni umupagani. Kandi abantu bagira ibyaha by'ubwibone nk'ubwo babona bagenzi babo bakabona ko ari abapagani, bakumva yuko bo batakizwa. Ariko yagukuye aho ngaho, nawe nabo wita abapagani yahabakura. Ahubwo icyo usabwa ni iki? Ese koko ko wanyuze muri ibyo wafashe inzira ukajya kubwira abo bandi wita abapagani ko ari abanyabyaha? Oya, ngo ngiye ngo ntabwo nagenda n'uriya muntu ngo buriya ngo nganywa inzoga. Wowe se ukizinywa uwaje kukubwiriza ninde? Wenda birashoboka ko ari uwaje umumisiyoneri yaje arakubwiriza akubwira ngo ureke inzoga aziva. None wowe ngo ngiye ntabwo namureba, ngo nta nubwo namugeraho, nta nubwo namusura, ngo ngiye narakijijwe ndi umunyamwuka wuhe? Ahubwo kuri umupagani ahubwo nawe. Burya reka nkubwire, abantu bamaze kurenga umusaraba nk'abo ngabo ntibumva yuko aho banyuze hari abandi bahanyuze. Oya, ahubwo bumva ko mbese bo ntibigeze banyura muri ibyo ngibyo. Bumva ko ari abantu Bibiliya iravuga ngo ntugakabye gukiranuka cyane. Reka nkubwire inshuti yanjye, abantu nk'abo bakabya gukiranuka, ngo ngende umurokore, ngo ngende avuga indimi, ngo ngende mfite impano zo guhanura, ngo ngende mfite izo kwerekwa, ngo ngende ndakomeye, ngo ndakaze, ngo ndavuga ubutumwa stade yose gahurura, ngo ndi umuntu uyoboye amayeglize akomeye cyane, ngo ntabwo ngewe ndi umuntu wo hasi ujya kureba bari abantu ngo bari abapagani, ngo mubareke, ngo nayo biravuga ngo abana bo kurimbuka barahari. Come on, reka nkubwire inshuti yanjye, gabanya ubwibone, kubera yuko nawe Yesu yagusanze mu ivata wigaragura. Imana itugire neza cyane. Abantu nk'abo rero baba bararenze umusaraba, kandi umuririmbyi yaravuze ngo inyuma y'uwo musaraba mbona y'umworera, ngo ni umunwa wo kuzimu wakamo umuriro, ariko ngo imbere y'uwo musaraba ngo mbona uteze amaboko ngo ankize ntagwayo. Imana itugire neza cyane. Wirenga umusaraba, ahubwo guma ku musaraba, wemere wumve icyo Uwiteka avugana nawe, kandi urushaho kugendana n'Imana. Imana itugire neza rero. Wowe warunteze amatwi, ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, icyaha cy'ubwibone ni icyaha Imana yanga urunuka. Ni ibintu byinshi cyane biranga umuntu ufite umutima w'ubwibone mu buryo bw'umwuka cyangwa se no mu buryo bwa sosiyete. Ariko kuri ibyo birindwi mvuzeho, ndagira ngo nawe wisuzume, witekerezeho, uvuge ngo mbese njyewe mpagaze gute uyu munsi? Ese icyaha cy'ubwibone kimeze gute? Uzi ko hari abantu ujya kumva ngo njyewe kubera ukuntu nsa, kandi abantu bagira icyaha cy'ubwibone uzamucunga muri miruwari ngo ngo je suis très bien, imeze neza, ndakeye, akireba muri miruwari akirya. Mbese ni wa muntu ushobora no kubwira ngo dusohoke mu nzu akavuga ngo yango ngiye kubanza kwitera makeup nse neza ngo bandeba. Ese bamubwira ati wamaye ifoto, ati reka ati ntabwo nambaye neza. Ariko ubwibone bwaratubase, ubwibone bwatugize imbata, ariko Imana itubabarire. Ngo jewe abantu benshi ntibiyakira, bananiwe kwiyakira uko bari, bananiwe kwemera uko babaremye. Reka nkubwire, waremwe mu buryo butangaje. Kuvuka kwawe ntago ari impanuka. Abantu bafite icyaha cy'ubwibone mu buryo busanzwe no mu buryo bw'umwuka, bene abo ngabo baba barananiwe kwiyakira, ukumva yuko mbese hari abantu nk'abo ngabo
abagabo uzababona mu rugo ntibashobora kuba bakora imirimo mu rugo ngo ni iy'abagore, ngo Imana yaravuze ngo twe turi umutwe, turi abayobozi b'urugo. Abantu nk'abo bafite ubwibone ntibashaka kumva, ntibashaka guca bugufi. Abantu nk'abo abagore uzababona ngo reka ngo ni igihe cy'uburinganire. Donc ubwibone bwishe benshi muri iki gihe, ariko Imana itubabarira icyacu ubwibone, kuko iracyanga ikacyanga urunuka. Ubwibone uzumva mbese ibintu byarakomeye. Abakobwa b'iki gihe wakubwira yuko wowe nta kazi wabona kuko utambaye neza, nta kazi wabona kuko bamwe bananiwe no kwiyakira. Uzababona bazajya kugura ibibuno kugira ngo babashe gutambuka ahantu heza. Ubwibone bwishe benshi, ugasanga yaguze bya bintu bambara ngo bigira amataye, ngo ngabona amataye kubera ko yananiwe kwiyakira, kubera ubwibone bwaramusagutse umutima. Cyangwa se ukavuga ngo ntabwo nasohoka ntameze gutya. Ibintu byarakomeye, ariko ujya utekereza ko ibyo bintu Imana ibyanga urunuka. Igitekereza yuko wowe wigira nabi, Imana ishobora uzagwa inyo nk'uko Herode yaguye inyo. Uyu munsi Imana itubabarire icyacu ubwibone. Imana itugire neza cyane. Wowe uneze amatwi, ndagusabira kugira ngo Imana yongere irebe umutima wawe, kandi nanjye ubabwira nisuzume, twese twisuzume, tutagaragaraho umugayo imbere y'Imana, kugira ngo nibura umunsi Yesu yagaruka azaze asanga twejejwe. N'aka kanya tuvugana yaza, kandi wenda birashoboka ko ari ijwi rya nyuma waba wenda wumva ku buzima bwawe, ariko isuzuma uvuge ngo Mana mbabarira ubwibone nagaragaje imbere yawe, kuko Satani nimba ari ikintu kibi yakoze n'icyaha cy'ubwibone kubera yiyumvaga, bituma Imana imwirukana mu ijuru. Ni icyo kintu rero Imana iracyanga, yanga umutima w'ubwibone. Wowe ufite ubwibone muri wowe, uce bugufi wihane, Imana ikubabarire. Imana itugire neza cyane. Mana Data wa twese wo mu ijuru, ushobora byose kandi witwa ndiho, niryo zina ryawe. Ndagushimye kubw'uyu munsi mwiza waduhaye, tugucire bugufi kandi turakwingize kugira ngo tubabarire, utweze, udukureho icyaha cy'ubwibone mu izina rya Yesu. Ubwibone bumaze benshi, ubwibone bumaze abayobozi, ubwibone bumaze abayoborwa, bumaze sosiyete, ubwibone bubaye ubwibone, ariko turakwingize kugira ngo tubabarire, kuko turabizi ko ari icyaha wanga urunuka. Imana itugire neza rero. Turagushimye rero gukomeje kubana natwe. Nsengeye umuntu wese wanteze amatwi aho aherereye mu gihugu icyo ari cyo cyose, kugira ngo umusange mu mutima, iri jambo rimufashe kandi ahinduke, ndetse arushaho gukora ibyo ukunda. Urakoze rero, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.